wenye pepe zako mfite umugore udafite umugore wanyanyanga utabisha ikiganiro ngo numwana wa mugore yana genda gace abiwezekane umva nkubwire cyaze nyamabondo afite ikidakiza ubu uyu musatsi umeze nk'ubwoya bw'ipusi oya kubutanya tukakuri yuzurugura turebe ese ntabwo nakwicaraho oya intebe tutavura intebe z'abandi anicara bameze ute sheri ntukababare tuba turi mu kazi ese wumva uramuharaye sheri uziko hari igihe kizagera ibyo bintu ntuzajya ubivuga ko ari sheri ngo zambe ntabwo namushyigikirwa zambe kinchifula yeah. Oh my God. Nilala nikakuota nikakuwaza tena tiyoko yo mpenzi mwenzangu vinaniumiza tusilegeze mwacho vinaniumiza usilegeze mwendo vinaniumiza nyiramwe ari kuri murajya hehe niyo bivuze ngo afite ubutako bw'umukara oya ndebera gende ukakizunguriza muri kamera abantu uri kandi arabanza kamanura yakara kubomora sha Ozambe ariko ozambe bisobanuye iki nanjye nago bizi banza n'usuri bitazi ngo cishifura yes thank you very much thank you too ciao sha reka tubaye ikaze kuri Miss Element muri aho mumeze mute mumeze neza mwariye mwanyweye mukaru uyu munsi nabazaniye ese twavuga ngo ni umugabo ni umusaza ni iki oya no kuvuga nabazaniye igikeri nyamabondo kiri gubica bigacika kuri iyi mihanda nyamabondo tugwaye ikaze kuri Miss Element n'ubwa mbere uhageze barabura yes bafana banje mu nkunda kandi mu nkurikirana handi ikintu mbasabye ubu no guhanga amaso kuri Miss Eri yes Miss Eri no kuvuga ngo urebye turi mu bantu dukora akazi kamwe yego nubwo ari igitsina gore ngabandi igitsina gabo ariko no ngo nawe ari mu bakobwa biteje imbere ntaga basabye ibintu byinshi nta basabye inka nta basabye imodoka nta basabye n'amafaranga cyangwa ubufasha bwa kamera ni ibintu biba byoroshye subscribe na share na comment kugira ngo nibutaha none ajya bagezaho ibintu byiza niba mpamagaye mutagira ngo nirwo nicanga ko nicariye ubusa aba yanyishyuye cyane yes urumva rero kugira ngo bigende neza n'ubutanzagaruke mugomba kugira gutikutuka suko dukandira ni mukandeho mazi ibintu bibe wa neza ase mbabara umbwire wenye pepe zako mfite umugore udafite umugore wanyanyanga utabisha ikiganiro ngo numwana wa mugore yana genda gace sheri ntubabare turi mu kazi hano turi mu kazi iby'umugore wawe ntabwo ngomba kubabara si byose nidukorana se hari ibidanje nyamabo turakorana ariko ntabwo tuzamana ni Kigali ngo wisheya bana no kuvuga ngo rero ubwo nkaba nishimye cyane kubera ko nishanye n'umukobwa witeje imbere cyo kuza naje muri bino bintu urara ingange ariko ikintu cyacimije kuba usiga ufite ahantu uba nubwo numvisha bavuze ngo ni mu ndiri yabaye akananzovu bikaba ikibazo gikomeye bakikora mu kiganiro bino bintu byaturutse kuki bahora wibigarura oya akananzovu twariyunze no comment kw'ibyo bintu tubisibe nitwongeye no kubivugaho yakananzovu byarancitse kuba narabivuze nazo wari uvuze ngo iki nari mvuze oya sinshaka gushwana na yaka kandi yaka ni inshuti yanjye ikiza gihari nta telefone bagira ngo barabireberaho oya si ngombwa rega buriya akakubwira baravanga Emeline yakoresheje Heineken uriya yakoresha Primus se yajyamo nose ko Heineken yagiyemo none se Heineken ingana ariko nigeze gusanga abagore barimo kujya impaka ngo yashyizemo umutwe ngo none se nuvuga ngo yose ngo ntago ryose ryajyamo wowe tubwira igitsina gore icupa ryose ntiryajyamo ntago nge mbizi kuko najyo ndakoresha noneho kugira ngo wemere buriya hari ikintu bita gupakira oya utagupakira nyine ni ukuvuga ngo buriya hari igihe biba ngombwa hari igihe ugera mu makuba cyangwa mu matage bikaba ngombwa ko buriya muzi ko mu gitsina cy'umugore hajyamo taci turepfira rukuru bajyaga bapakiramo telefone none bavuze iriya Heineken numva bijya kugira nk'aho bijya guhura ariko ni ukuvuga ngo nkubwire Emeline kiriya kintu yakoze yashebeje abagore oya ariko ntago ubwo se taci yajyamo gute nose wa muzungu anywa mitsingi
Nazari ubikubajije we nubwo ikintu kibabaza ni kimwe umuzungu waje gusarira inaha yasonze hejuru akora muzungu ni sawa ako nkunda birabisatse ariko ni umukene se ntago mbizi ko ntago mubereye mu nzu umuntu banuruguru mu ivumbi none se nyamabondosi bimeze bite Bobo ubanze papa ari nk'umusomaliya kubera Bobo cyangwa umunyetiyopiya papa akaba yaratwaraga igikamyo ariko Bobo akaba atazi se akaba yarigendeye kuko nka Bobo wageze nko muri Ethiopia yaba ari umukire cyangwa muri za Somalia kubera iki ushingiye ku kisa nshingiye Bobo ubundi Bobo afite discipline ariko bitewe n'abantu bagendana nibo bamugize iki batuma Bobo ahura mu cyiciro kimwe yanze gushaka kubera iki se kandi mbona arakuze oya Bobo ni Bobo ako ngewe Bobo muri myaka 40 Bobo nkunda taye ngewe nkunda taye nyine afite agataye gatoya ubona wo kuri indaya nyamabo ntukuvuze none se waba mu gashyekero uri muzima mu gashyekero umwana w'imyaka 5 banywa itabi aho yawiza nibyo sara kwa murokore kuba mba mu gashyekero sibyo bivuze ko ndi indaya ariko waje kubinyamirambo ni hubase wowe ngembe nyamirambo abaho bita none se mu gitega ne muze ku musigiti uzi ko umusigiti uri mu gitega buriya nase buri uba muri nyamirambo bura uvange ndi umuryogo pure original uri umubyogo umuryogo ikintu nanjye katwumve ko umuryogo twari tugiye kuganira nanjye kuvuga ngo tonge Kiswahili nilikwambia kumwambia tonge Kiswahili nikasikia kama iko ngombe ajue Kiswahili natafuta kunigusha abiwezekane ako umva ngubwire cyaze nyamabondo afite ikidakiza ubu uyu musatsi umeze nk'ubwoya bw'ipusi oya kubutanya tukakuri yuzurugura turebe ese ntabwo nakwicara oya intebe tutavuna intebe z'abandi anicara bameze uti sheri ntukababure tuba turi mu kazi ese umva uramuharaye sheri uzi ko hari igihe kizagera ibyo bintu ntuzajya ubivuga ko ari sheri ngo zambe ntabwo namushyukirwa zambe kinchifula oh my god jana nililala nikakuota nikakuwaza tena tiyoko yo mpenzi mwenzangu vinaniumiza tusilegeze mwacho vinaniumiza usilegeze mwendo vinaniumiza nyiramwe ari kuri murajya hehe niyo bivuze ngo afite ubutako bw'umukara oya ndabera gende ukakizunguriza muri kamera abantu uri kandi arabanza kamanura yakara kubomora sha ozambe ariko ozambe bisobanuye iki nanjye nago bizi banza n'usuri mu gitazi ngo cishifura satse wagutereka kuri kayusa akabanza akagupfumura wakwereka umushiko maranye imensi ngo gyufura we wagushyira kuri kayusa akagupfumura sha bankumbuye berega kugushyiraho kugura Tirunyenyeri we tumusore wamujanye yari yambaye turabora unyenyeri yari yambaye nguzandinde we karame na guce mu ryo uvuga wambaye neza he je nabaye umugore umva yewana nagucyambara ubwikabutura ntago nzongera ako si ura mukobwa yaje akagusuhuza ngwino tuze mo bebe umva ngwino musuhuza ariko tizi cyo igikoba gifite mu kanwa heza n'umwana ni mwiza pe ni mwiza umva ngwino nta cyane ewana ite ewana camo hano gutya nari hano gutya inyuma sasa yewe we nagiye kuba ariko mva nkubwire no kuri ikirumbo ariko n'imbere y'Imana ufite mu kanwa heza unateye neza no kwananiye ababyeyi ubonaniye n'igihugu ariko se mva nkubwire bakagira ngo uteye nabi cyane imbere system barakubwira mbabari ucane imbere njyewe nibwo bwa mbere nkubonye kandi urabona ameze nk'umuntu muri iyi minsi wirukanga ku macano menshi ukora iki bimeze bite kugira ngo basi byibura nanjye n'inyamanukira kanyangwa twikoranire biganiro nanjye ndabikora wakoreraga he hazwi hano nagize kugira ngo twumve ahabwo nakubwira ngo nakoreye aha nkorera aha ahazwi nakoreye kunoze kuri hariya kira cya fisi cyane yacyo yitwa ngo fisi uriya munini uyu ntagazwi oya kira nyire cyane aragikoreye wenda waramukoreye uwo ntagazwi wamuhaye ikigani narakimuhaye oya kuko ameze nk'umuntu utannye se
nase se munsi mumeze kimwe yes oya njye ntabwo mata kimwe nkawe oya yigaragaze nuza turagaragara mu cyatsi bane yikuraga tabakicara tubukambuza yicaye ari n'ubango ngiye biranshimishije kuba nkubonye n'ubango bino bintu natwe bisaba uva mu bwirese yeba wicaye dukira bisaba bino bintu tuba turimo nko ku bakobwa cyangwa bisaba kwisanzura ukumva ko ibyo umuntu akubwiye bitagomba kukubabaza ukakubwira abakobwa harimo abakobwa abantu beza cyane utaruta bakurusha ubwenge bakurusha n'ubushobozi bakurusha n'amafaranga ariko mubwira ngo arwaye sida ariko kuba twakwibereye mu kiganiro twibere ku gatwiko ahubwo ati niba bakubomoye kandi ugasanga nta kibazo kugeza tugirana nta kibazo bino bintu bijemo bimeze nk'umupira ubundi cyo mu mupira abamo icyo bita fair play umuntu avuna undi bikakomezanya kandi bagakomeza bagakundana n'ubanga nawe ndabona ibintu uzabishobora nta kibazo cyanjye pe rero bisaba gukora cyane kandi no kuvanga icyo uzuremera ugatanga n'ikiganiro cy'ubuntu kwabyumvisha iyo ukiza uremera ugatanga n'ikiganiro cy'ubuntu kugira ngo twebwe tuze muri bintu twe twagatanga amafaranga kugira ngo badukamere ntabwo tugitanga amafaranga ngo badukamere ubu basigaye badutunga kamera batwishyuye sibyo ni ukuvuga ngo gutangira ugaragare nawe ushinga na cano yawe noneho badesipora mwari mwarabuze umukobwa mwiza ugira gute dore umukobwa ushobora kuvuga w'umudesipora ndamushaka ariko bagira kondisiyo ubura kujya umanika amaguru bakavuga ngo gikubita kankubaze ko yaka mfite amakuru y'uko uri umugore wa yaka bimeze bite kiriya nacyo rwose urabona baberanye yaka muri guciringa turi guciringa nyine waba ugize amahirwe ariko ubaye umugore wa yaka oya ni ibintu bisanzwe aba afite umutwe usuka umugore wa yaka uramukunda oya ibyo ntabwo ari ngombwa ubitubwira umukunda oya mu kano kanya kuko afite miliyoni uramukunze uzabizi ko abakobwa bameze nka ruhurura ariko mu kanya n'ishyira uhita ugenda ureke kunteta none se mu buzima busanzwe mugari wa Nyamabondo ukora iki nibwo nanjye nakubonye bwa mbere hano uri kuri Miss Element ni ishize utajya ngo Element umwe wo hanze urabyumva neza cyaramwitiriye ariko cyageraho Miss nitwa Miss Element ukunda Element se cyangwa ni ibihe bibazo ntabwo nzi se Tirunyenye umusore wamujyanye yari yambaye ni jewe hari aho wigize unyumva umuntu ukunda Element cyane cyane uyu nguyu yaje yaturutse Nyabihu nako yaturutse iwabo inyamasheke baza bumva nyine basadunda aza avuga ngo yapfiriye Element amara ukwezi aryama mu ishyamba yaramubonye none urabona abantu baba bashaka views ntago ari uyu nguyu wabonye ubu yarahindutse abona yaje aragakara yari yisize afite umusatsi n'ugomeze nk'ubwoya bw'intare urumva urabona yambaye deshire uzi ukuntu yabaga yambaye cyo koza mana nziza uriza ko aragize neza baragire neza Miss Yere rwose akaba ageze ku rwego rushimishije nageze aha ngarimo nageze nza muri bino bintu yaragangikaga yirirwa asaba ingangi ariko rwose kashima Imana siga yibana arikodesha aripangira rushaka kumubomora amubomora ntazaga ari hari nawe ujye umbomora nguki nta muntu ujye umbomora urukana urimo gushaka umuntu kubomora wasaze we oya wishaka kuza kubeshya abanyarwanda n'aba diaspora batureba abari hanze afite umugabo w'umudiaspora w'umusaza nawe yamanikira umva nkubwire ariko mbabara umbwire none se ira igenda gaceze buri kimwereka neza abadiaspora muri ko mutwikira abakobwa badiyesipora muri ko mutwikira abakobwa mubabwira ngo nibamanike amaguru ngo mubahe amafaranga ngo bagikubite ariko se ninde wababwiye yuko hari umudiaspora ujye ubwira undi ngo ibarabivuga imbere y'Imana nuko mishataranaga guhamya mijuse se yabitubwiye ukuntu nyine baramuhamagara ariko misho yarabyanze aravuze ati ngewe ntago n'abafite abana ngo ajye muri ibyo bintu ariko bira bintu ntago ari none ntago bizi wowe ntago bikora oya ntago mbikora gusa biretse se aribyo nigeze nkora gusa Nyamabondo se ni umudiaspora ngeze ndi umudiaspora njyewe oya njyewe ndi umunyarwanda ahantu nagiye ariko ni ukuvanga ibigo narabizengurutse ariko n'ubuvango kabisa cyo kuri cya mbere kinejeje nanjye mfana Arsenal nanjye uvuga ngo nyago ariko zikaba bajya ngo abajya bandi bakajya ngo ndi umuboss kubera inda yanjye uyu mukobwa nabona yarimo bati mbonye bakubita story rero
bura kubyibuha ni byiza kubyibuha ni byiza kandi na bibi man uzaho kubyibuha byakwicisha ariko n'uvuga ngo ugeze ahantu ugiye kwaka serivisi baba byigana ariko ushonje ukabura umuntu wambaye n'ikigori ngo reba uko rungana ubwo se urashonje gusa kambabwire ka nkomoze kuri kiriya kibazo Nyamabunda avuzeho cy'aba diaspora so harimo abateye gutyo harimo abateye gutyo ariko nge abona ahuye nabo nago bateye gutyo n'abana beza no y'aba diaspora banje abantu oya kuko afite yitunga gaceze ariko nunzitunge gaceze none se hari ukubihisha birimo situnge gaceze ishusho y'ikise ni ahubwo oya utayamanitse ngo ugifotore umva rata utayamanitse ngo ugifotore nge nago aba diaspora ngira ntabwo ari babandi baza kukubwira ngo niba ari amagini iyo ubyemeye ubyumvishe hari ikikuriye iyo ubyemeye kuyamanika ntabwo amafaranga abona ahantu yashyira kuko barabwirana nabo nta muntu njya amanikira urabona n'ubundi urabona nuri ndahamirwa ibintu byo wowe n'imbere y'Imana dore abantu bari nidusoza ikiganiro nandi ndagutumira ku gacandukanye ngo utakaganira ko minota 5 ndaguha nimero z'aba diaspora babiri umwe ari muri Canada ari muri Amerika azajya kimanikira uzaza ukimanikira ariko nuvuga ngo yikimanitse azajya utambikiza gutyo reba uzayitambikiza uratambikiza umusyo kukajya imbere akazi iminota 10 akukutira 20 iminota 10 atari bishiremo kugufotora gusa ukamwereka ukajya uvuga ati dore ngijya nakavuga ngo ngagikubita inkonje ukagikubita inkonje biri bayihagije ngagikubita inkonje njyewe se cyangwa amashusho ajya hanze gute so hari ubwo bamweretse isura se nijwe barimo ngo ayiwe ni ariko Nyamabunda nakasamutwe urabura kugira umuntu uvuga ngo uyu wamugira inama uyu wamugira inama ntazo mbagiriye kubera iki utamugira inama nihe mpamvu utamugira inama nihe mpamvu utamugira inama wakwinywere n'ubundi ko bugiye kubihisha kuri kamera cyakoze turekare bya buraga uyu mukobwa turekare n'iki yaryoshye imibonano baryoshye imibonano ugushyira nimero niba wigurisha bajye bakwigurira oya cano yanjye nagugurisha abakobwa ntabwo ibyo bibaho cano yanjye nigurisha abakobwa uzajya kwa Nyamabunda bajye bakugurisha nibibaho uyu ntarageje imyaka y'ubukure utaneza ribu suri kirumba oya umva nguri ikirumba cyumvishe na runo ruda inda yanjye ariko banze wayikunze mbwira Nyamabunda ngusabye wamuha rekare oya nose yanyuma kurikije kiranye se jewe umva nkubwire jewe imiterere yanjye bitewe n'ukuntu numva mbona abagore baramemukiye njye nkunda umugore umwe gusa kunda umugore umwe uranashatse ako se bura Nyamabo uriya mugore muzashoboka oya ubu ko tuzabukora n'ibimera kuza nzabanza nguri imodoka Nyamabo muzashobokana mu modoka kugira banza ese Nyamabo ufite umugore ungana ufite umugore ungana umugore ungana gute umugore afite imyaka 19 baragufunze wowe karabana oya bashyizeho 18 itegeko ntabwo bigeze barisinya no kuvuga ngo urimo kugura kuriya agize 28 yabuze n'umuntu ngo mwiriwe niyo mpamvu arimo reba nka gisaza oya mihorero uwo muntu umugore wanjye afite 19 umusaza ufite abana batatu ufite abana batatu kandi bo bigana secondaire kugira abana batatu bigana secondaire banza wumvise ikintu cyambere ngiye ngomba kumufasha no kumugira no kumuha icyizere na keya yako Nyamabo uri mubi pe none ni wiwanyu uri mubi oya kuba mubi gute face to face ntabwo wabimenya ariko kuvuga ngo face to face bob bano barwanyije rero ni nka man face to face riki nagabizi yaravuze nyine ndavuze ngo ndi mubi n'aba face to face ku maso nyine ubona ndi mubi no kuvuga ngo uraba ngure sese ubu umuntu ubundi burya buba ku mutima niba bakuvuga ngo niba ubusa gutyo aho ngaho ahandi ubusuti nta rwembe rurango twese twikebe umva ko karaturika cyakoze saha umva kugure sese uzi nk'uyu mukobwa yagira mu kanwa nkaho hawe nta himbwa nawe ari kumukira uri imbwa akazi niko ashatse kuvuga oya afite mu kanwa nka himbwa tujye ibyo babongo nigugira mu kanwa heza none akwise imbwa akazi ko ubundi riyo ndamwumvishe kandi avuze ngo n'ubundi uriyo Yesu bafana banje imirimo yashimwe n'Uwiteka umunanwa kabyeri yica ritanga ibyo kunywa cyokoze inguriye byeri
cyo koza mese kugabura kandi ari Miss bishimye kwishira kuri channel yawe ukuri nanjye ndishimye cyo koza ari umusabye igihe ejo bundi baraye kubudeza ejo bundi yaramamagaye nibereye mu rugo yego nyine ntago mbivuga yaramuga namwe nguraza unkorere tavuga ati ndakwiyamye wanturiwe tege nabo ngora kubuca no bukizamuka ngo rwoze ngo arangije aranarakara aranuka ngo yego no kubona ubyimbye ngo utanzamura dukorana dore shaka kubura abantu ukiraga iki mbere agakweto keza ariko oya izi ngoto zifite ari imigurine burareka mubwire utamubona gutyo ahengetse ibiguru nuramubona muri nunu muki muri siripu ariya zita surprise bazita surprise ntabwo express za nkweto yende muri sport noneho afite uburyo agenda nyamabo sa nkuhaguruka turebe sa nkuhaguruka mbabarira uhaguruke sa nkuhaguruka reka agende gira kwa kuntu njyara ukuntu hindukira bu ewe araka ewana ariko babwire gusa nyamabondo ndamukunda nyine nyamabondo ukuntu ateye ndagahamba iki ndivuga ngo turi inshuti ndagahamba iki umuntu nkunda ndagahamba iki ugiye heze oya nta kibazo turakubohoye igendere oya nta kibazo rata igendere mu kamera ko kantu yambaye ukuntu ibyo perezida yavuze ino nta mutwe afite kandi yahereze nta n'ikariso yambaye bahabonye bahabonye ariko se nyamabo mbwira mu buzima busanzwe urase yaje mu mara akagenda none se yaje muki kuri hari imodoka agira rose bura abundi bamanura iki kandi none yaje byamwe ariko barumbwire we uyu mukobwa Misiri Element nawe ko afite ya nkorora ni gituntu afite inkura nk'iyayaka nawe nkwisigara oya ntago nkwisigara mba nkubaza nyamabo ahubwo yaka ntumuhiye kabiri imodoka akora mukobwa ateye neza afite agahu keza teye neza gateye neza sibyo teye neza se noneho nkutiza imboro oya si ngombwa ngo uyinize gusa nyine no ku bintu biba byaragoranye yes ako karakanyuzemo uyu mukobwa mubona Miss Element basiga bamubomora oya nta muntu ujya umbomora izo nyo zaje gute aha nose niba indya nkabyibuha bivuze ko bambomora ariko none byibuza abakibi n'ubyibuza agira amabinga oya nose ndabyibuha nkabyibuha n'amabinga ibitama byaje ahubwo kano gatwe karayuyuka ajya barimo kurya ibinini ibinini bwoko iki mutiki ariko se mbwira sibyo nk'ubu iyo umenyeho gatsindwa ni mu kabari ntabwo bibarwa iyo nimenye nta kibazo nuko twimana bari mu kabari okay kangubaze nk'ubu ngubu ukungana ujya ubasha wenda gukora hajya bavuga kubaka urugo cyangwa kugira gutera akabariro gutera akabariro ujya ubasha gutera akabariro cyane nuko nigeze nkopera ariko nigeze gushaka kuopera turananiranye erega wigeze umbwira ngo ngubere umugore ariko ntabwo byari ariko burya nifite gahunda man nyine wari uyifite ndabizi ariko none burya nabyibajijeho reba ko budashobotse ugashakana n'udashobotse wowe nagushobotse uhereye uyu munsi kuwa kangahe hariya uyu munsi turi kuwa 4 nagiye kudodesha igisurubeti uzajya wambara se nagiye kugira gute ngiye kujya mu igaraje gukora mu igaraje kujya ugira imodoka nawe ubwawe uri inuza genda engineer Imana arabyiza ari jye ndeba by the way iyo by the way ni wayizanye rega by the way sobanuye iki by the way gusa nasoma speak English nyine by the way sobanuye you are cow nyine nshaka kumenya cyangwa uramba sikese wowe nta kirimi na kimuzi ugiye kumbaza ngo by ikintu uzi cyo koza ngo nabyo washishuye ngo mwankoye amata umwankoye icyayi nabyo nyine nakubajije ngo iki kiro cyitwa ngo iki ni wabimenya ntabuzwa n'iki se kukimenya iki gutya icyo ni ikiganza cyitwa ngo iki ni ikiganza nyine ngakivuge mu cyongereza cyangwa mu giswahili nawe kivuge mukono yes si umukono mikono ya none mu cyongereza akaba ari hand yes hanzi ko hand ari umutwe oya umutwe ni head harya yego nasoma by the me cyangwa by the way cyabanza wumve ndikumva mi ngiye no kuvuga ngo muri tsetse ibintu byajemo
njye navugaga mu muryango mwiza burangiye namenye gutwara imodoka mfite nk'imyaka nka 11 cyangwa 12 aho se koko utabeshye uzi gutwara banza nyine wumva namenye gutwara moto mfite nk'imyaka 8 igare ryo narivukanye ngo niba utabi wenda uzabwire kuko ndemera ngenda yigira uzabwire nkwereka amafoto ntwaye imodoka cyangwa ujye kuri YouTube ariko nyuma nyabitanga urabona ntwaye amamodoka ntwaye na za moto nose Nyamabo twaduhaganye na yakaravuga ngo ntago nzi gutwara imodoka yakawe sarabizi aravuga ngo ntago nzi gutwara moto ngo sinzi no gutwara igare byose barabizana none se bobo ndumva ajya kurikirana ibyo bigabo ndumva yarabonye abantu nari ntwaye moto bobo nigeze ubibona nigeze gutwaye moto nshyashya none se n'igare nase Nyamabo ko bajya bavuga ngo umuntu ubyibushye nkawe nta kintu hasi aba yifitiye nabo mujya muhura nabo tujya duhura babyibushye nkawe Alfred zana ryo bandi dukoresha niko mbwira mu buzima busanzwe sibyo bajya bavuga ngo urukumva ntago nyine uba ufite hasi nahaba harimo babimeze bite nose nyine nta muntu munini nyine nta muntu murahura bafite bite nyine nge nashiringira nashirugira nta nazo ubundi nkawe wigurisha wagira shiruti ndigurisha se ntago kigurisha se urabiretse nase naraguhaye ako wiza konsebyo nukazagiza ukonsebyo kituvugisha ukuri udacuruje umwenge wakora iki umwenge yes we Nyamabo twituvise rega no kubango Imana yagize itya Imana yagize gutya ibarema neza ire mugira ibintu abagabo dukunda mukundi iki dukunda nyine umwembe babivuze neza cyangwa bugomba nyine nge ikintu ushaka kubaza winyinjirira mu buzima kuko nago uzi icyo nkora donc nawe nago nzi icyo ukora sibyo oya ngiye ngo ndende mu YouTubers nabyo bintu mbacungiye nabyo bintu bimemba nabyo binanu nabyo binanyishyurira inzu none nanjye ariko wowe no kuvuga ngo ukora kuri channel yawe nindi mwe runaka wena ntazi ariko jya byibura ngira amarwe kuzibona ahubwo wowe none se ushingiye ku cyo uvuga ko nicuruza ukuntu usigaye usa nsanese none ko usigaye woroshye nase ndoroshye wabwiye n'iki ko noroshye oya sinagukoze wajya ngo nishirimo amazi mwizina rya Yesu none se iyo umuntu yoroshye bivuze ko yicuruza ibera ryari rishinze nose ryaraguye byameze biyonga Nayisoni akasije babo Nayisoni yes Nayisoni kababwire inshuti yanjye bakunzi ba Miss Element Nyamabondo umuntu atamumenyereye yagira ngo ni ibintu nyine ni ibintu by'utuntu n'utundi ako Nyamabondo nta mutima muba bayifitiye ako se Nyamabondo ngewe hari akantu uri gukwepa urabona ukuntu ngana reba uyu mudigi ubu wabasha kunama ukareba hano munsi ubu wakunama wikayura ukareba hasi ikintu cya mbere nabonye Imana kiza yakoze urano ngo iyo umuntu akivuka ukigera ku isi iyo udapfukira uruhinja Imana iterema ikizagutunga n'ikizakwica ariko gupfa kwawe kuri iki gihe niwe ubutangiye kubigena buriya gupfa k'umuntu niwe ubigena buriya Bobo gupfa ko bizatinda kubera Bobo ntanywa inzoga Bobo ntajya mu ndaya wenda indaya ashobora kuba atazijyamo akoze n'agatupa ntabwo ajya kago yikundira amazi sinabona yanywa umunsi umwe yanywa inzoga ntakunda ifiriti ese ko mbona nanutse oya nyine buriya nuvuga ngo iyo ushaka kurambumera kuriya buriya yabigizemo uruhare kugira ngo amere kuriya gupfa k'umuntu rero niwe ubigena ariko wowe ntabwo uzarama oya bitewe nuko nyine cyafite ababyeyi banjye bose urashya bafite reba mama wanjye igihe azapfira reba papa igihe azapfira kandi ntabwo ngomba gupfa bakiriho kuzabanza bagapfa nanjye nkabona gupfa reka bibaho hoya wa muryango upfu uzamuherekeza yes no kubanga iyo umubyeyi banza wumve se iyo umubyeyi yapfuye nako iyo upfuye mbere y'umubyeyi uwo muryango uba uri gukungura bawita gukira aba ari uguca umuryango aba ari ukuca imbere y'ubu ngubu mama wanjye aracyariho papa wanjye bazabanza bapfe nibamara nk'indi myaka 30 barapfuye nanjye mbone gupfa nanjye babandi bajye bazabarakuza urumva patiri wanjye afite 13 ariko umutama wabona afite iki gisura mugira ngo afite abana beza Nyamabondo
afite abana Gikeri cya Nyamabondo wakora umugore mfite ukuntu asa abana agiye kubyara Gikeri ufite abana abana agiye kubyara n'ubu gukura umugore none ugiye gutera inda nanone ugiye gutera inda Metis bazaza basanga Bobo mfite umugore mwiza tugiye kubyara nzamubyara abana babiri none se ngeze imana abyara abahungu babiri bagakorana imico yanjye kuyatongeye unarudi now unaniona saa hii unapita unanipenda tell me ulikuwa fana yangu ulikuwa niangalia uko na touch hawezi kuikosa kwa juu na unapenda chakula kuya hapa tuongee bana mbona kuna shimama hapa sikuya mwenye chano asikia yenye tuko tunaongea ni ngombe kuya bana kwa tuongee Kiswahili kwa juma hii masiku sipataka watu wakuongea Kiswahili kiko kinaisha hivi Kiswahili English leta kiti we zani nebe wanuri Alakini mimi njoo mara kwanza mimi nakuona lakini unapendeza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lakini uko na poa ya mzuri. Thank you. Ilikuwa nakuona kuchano. Nikakupenda sana. Nikaona uko garso wa bien. Lakini shaniambia se na unatafuta kuniiba uko unataka kuniiba mimi siku garso wa bien sema basi garso kunenepa. Lakini Mabondo. Wewe kingukundaga. Na mimi nafurahi sana. Kwa juna nikundaga. Napendaka sana. Unasemaka vitu vya bien. Unanichekeshaka. Mimi niko serieux. Uko serieux kabisa. Na mimi vile nilikuwa mimi nakwambia unavaa vibaya kama unavaa mimi na mimi nilikupenda. Kusema vile ni black. Haiko bitu ndatosha hapa hapana. Hivi ndakamata namba yako na kwa mimi nakuita kama mimi napata kazi na kwetu tufanye mimi na wewe tufanye kazi. Si ndio? Lakini Mabondo. Nakupenda sana. Sana huyu address yenyewe tuko tunaongea. Kani ni boss. Boss wacu. Nne tukuvuga Mabuja. Ayiwe. Ndikubwira ati banye muri utazi Giswahili. Ndakunda cyane nyine akora ibintu byiza ibiganiro byiyo ndabireba nkabikunda naga aribwo gwa mbere nari mubonye ngene nsanzwe muzi ku biganiro nabayaka abo tuzeye bayaka banzovu n'abandi benshi we ariko nagwe nakabaye namubona ku face to face. Okay, na nyine inubwo ndi umushikaza ariko nago nzi Giswahili. Yes, kama na mimi hivi mimi naenda kufanya kaganiro kule. Lakini Mabondo. Yes. Kweli kigukundaga. Kale mimi naenda na mimi kama hivi mimi naenda kumaliza huyu tunaenda kumalizana. Ndakuita kwa tufanyizie kwangu sasa. Tufanye katu tuko tunaongea Kiswahili. Lakini Mabondo. Jina yako ni nani? Kelvin. Yeah. Lakini Kelvin. Mbona mimi nakupendaga? Ubundi ni wao wanje. Kuna tafuta ya kani piga vide. Kuna tafuta ya kani piga chupa. Ibazo yafite sheripe. Mimi niko na shara ni shida kati hapa. Lakini hapana. Siko na lakini Mabondo. Lakini Mabondo. Unasani utamu? Yes, wafana mudukuna kandi mudukurikirana turasoje ikiganiro kigenze neza. Twari kuri chano yanyu mukunda bita Miss Ele. Yes, twagufana ibintu tubasaba n'iki subscribe na share na comment ibintu bikagenda neza. Kari kaganira murabona karashimishije kajemo abanyamahanga kajemo iki lakini Mabondo. Umuntu twatiri kumwe nyiri chano ni inka ariko murabyihanganira ayasoma by the you. Yes. Thank you very much. Thank you too. Ciao.